Yego reka ngusuhuze mu izina rya Yesu. Suhuze n'abandi bantu bose badukurikiye Igihe cy'Ubuntu TV. Ye nitwa Nkuranga François ndi nyuma ya kamera. Dushima Imana ko yongeye kuduha undi mwanya kandi wo kongera guterana mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo twamamaze iby'ubwami turimo. Ubundi kirazira kwamamaza iby'ubwami utarageramo kuko uvuga ibyo utazi, ariko iyo wamamaza iby'ubwami urimo ushobora kuvuga ibigwi cyangwa se ubutware n'ubushobozi even n'ububata bwo kubutaka ubwami kubutaka mbese kugira ngo abantu yego. So reka rero mwakire dukomeze kuri ya nyigisho yacu yitwa gukura k'umukristo bishingiye ku rukundo rukomoka mu kwizera cyangwa se ku kwizera gukomoka mu rukundo. Udukomereze ni karibu. Arakoze Nkuranga, tubashimira Imana nanjye ndabaramukije mu izina ry'Umwami. Yamvuze nyine nkuko bisanzwe nego nejejwe n'Imana mu mutima ko yongeye kuduha aya magambo meza cyangwa se uyu mwanya mwiza nako wo kuganira ku magambo meza y'ubugingo, amagambo y'Imana nkuko yarabivuze, twamamaza ubwami bwa data kugira ngo tuburire buri muntu wese kugira ngo ave mu bwami bw'uburetwa ajye mu bwami bwiza. Kandi rero tunejejwe n'ibyo rwose. Hanyuma turacyari ku cya cyigisho cyacu ubuzima gikristo, tugeze ku gice cya 5. Twari turi ku buzima bw'umwana, twavuze ibyo kubyarwa bwa kabiri no kubyarwa no kwizera, ko hari mu buryo bubiri, kubyarwa n'umusaraba no kubyarwa no kwizera. Iby'umusaraba tuzabigarukaho. Hanyuma tuvuga ku buzima cyana, ko umwana bakiyorwa na kamere ariko iyo yigiye imbere abayoborwa n'umwuka. Tuvuga ko abayoborwa n'umwuka nubwo ari bo bana b'Imana, ariko kuyoborwa no kubyarwa no kurerwa ni ibintu burya biba bitandukanye byose. Tugushimira Imana rero ko uduhaye umwanya nawe wo kutwumva no kudukurikirana. Kora subscribe, sharing ibiganiro byacu, ukireho na like ndetse n'amakomenti kugira ngo dushobore kuryoherwa n'ubwo buntu bw'Imana. Hanyuma rero ubuzima gikristo bushingiye ku kwimenya, kuko iyo utiyizi mu buryo burambuye, mu buryo busesenguye, ushobora kwifata uko utari, ariko iyo wimenye mu buryo nyakuri wifata ukuri. Uyu munsi rero turashaka gushifitinga tujya ku buzima bwo gukura cyangwa se bwo kuba umusore, kuko turi bubisome, ariko kuko twavuze ko ubuzima gikristo bukubiyemo ibice bitatu: kuba umwana, kuba umusore no kuba mukuru. Kandi mukuru twabonye ko uba mukuru bishingiye ku rukundo, bitaba mukuru ushingiye ku kindi. Noneho rero kuko ugipima ari urukundo, Bibiliya iravuga ngo nkuko twabisomye muri Mariko mu gice cya 9, abigishwa bashaka kuba abakuru. Yesu arababwira ngo umuntu nashaka kuba mukuru, mu gice cya 9 umurongo wa 34, kaduye kwa 35, aricara amagara abo 12, barababwira ati umuntu nashaka kuba uw'imbere nabo uw'inyuma ya bose ndetse nabo umugaragu wa bose, azana umwana muto amuhagarika imbere hagati yabo, aramukikira arababwira ati uwemera umwe mu bana bato nk'uyu mu izina ryanjye nijya abayemeye, kandi unyemera sijya abayemeye ahubwo abayemeye n'uwantumye. Amen. Aya magambo rero niyo twagiye tugendaho dusanga ni ibintu bikomeye cyane bitoroshye, ko atari ukubivuga, ko atari n'ibi byanditswe byinshi ufite mu mutwe, ko atari n'igihe umaze werekana kuri mukuru, ntabwo aricyo kibyerekana. Ahubwo twakurebera ubuzima bwawe nibwo byerekana, nibwo bupima bugasanga kuko niba wipimira mu rukundo cyangwa niba wipimira ku bindi. Kuko iyo wipimira mu rukundo nibwo dushobora kuvuga uti umuntu kuko yarakuze
kubera ko agenda arushaho gucishwa bugufiya. Buriya mu kintu gitangaje, kubera ko umuntu akora icyaha yazamuye intebe ngo ireshye n'iy'Imana. Ubwo rero aho niho Yesu amusanga ari hejuru ye, bikamusaba kugira ngo abe mukuru, bikamusaba kumanuka akaba munsi y'abandi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa gikirisitu busaba gushifitinga uva hejuru umanuka ujya hasi. ntago bimeze, ni ukuvuga ngo gukura kwaho ni ukumanuka uvamo muri icyo kintu, muri iyo ntebe wazamuye ukageza ku gusumbi y'Imana, umanuka ujya hasi. Mu gihe gukura bisanzwe uzamuka ujya hejuru, ariko byurumva birembere. Niyo mpamvu yahamagaye umwana akabereka ko uyu mwana uwumwemera ngo aba yemeye n'uwamutumye. Bivuze rero ngo ni ukumanuka umanura intebe yawe, kugira ngo kuko aho ngaho uburi Imana nawe, ni ukuva mu bumana rero bwo mu buryo bwa kimuntu, niko navuga, ubumana bwo mu buryo bwa kimuntu ukajya mu bumana mu buryo bw'Imana. Kandi Imana yerekanye uwo mutima muri Kristo Yesu. Uwo ni uko yabanje kuba Imana, yabonye ko ibyo bintu atari ibintu byo kugundirwa, ngo yisiga ubusa, ngo yambara akamero k'umugaragu w'imbata. Ejo hari umuntu wavuze ngo niba ari ikintu kigoye, ubundi imbata ntihembwa, yego nta bihembo igira. Noneho rero kuba umugaragu w'imbata ntizaguhemba. Ni ukubera yaremeye rero, urumva no gushifitinga umanuka uva hejuru ujya hasi, mu gihe wowe wibwira ko ari kuzamuka. Njya mbona icyubahiro duha abashumba dushobora kubatera ubwibone, kandi ubundi umushumba yari akwiriye kuba ari we muntu uri hasi, yego ari we muntu uciye bugufiya, kuko niwe aba mu ntama araziguyaguya. Ariko mbona uburyo tubifata mu buryo buremverese biteye ubwoba, bishobora no gutuma umuntu wa mugani Pawulo niwe wabwiye Timoteyo, aramubwira ngo umuntu nashaka kuba umushumba cyangwa umwepiskopi, aramubwira ngo arakwiye kuba ari umuntu umaze igihe yahindutse, atari umuntu adakijijwe vuba. Hari umuntu umaze igihe adakijijwe vuba, kuko ashobora kugwa mu mutego Satani yaguyemo, kandi umutego wa Satani yaguyemo ni uwo kuzamuka nyine. Rero hari ibyubahiro duha abantu twita abashumba, ugasanga umuntu ntiyakubwira cya kibazo gisanzwe cyoroshye, aragutinya kandi kubera ko uri umushumba. Kwibaza uwo mushumba rero, cyane cyane najyaga mbona nk'ukuntu uko nsigaye ngira ubwoba, nkabona umushumba w'itorero runaka afite aba bodyguard. Ni ukuri, ukabona ngo umuntu ni umushumba afite aba bodyguard. Umushumba yagize aba bodyguard mbahe. Niba uri umushumba, sibyo, abantu bakaba bashaka kukwica, uri umushumba, kandi abantu bakaba bari abo mu itorero ryawe, urumva ifo gukora tansiyo. Uwo mushumba, nk'umushumba intama zimukunda, ngo warazamuye intebe yawe, waraziriye, impamvu zagize ishyari, warariye intama, warazimazeho. Niyo mpamvu utangira gushyira ama bodyguard ku ruhande rwawe, ni uko waraziriye. Ariko urumva zaragukoreye, ntago wazikoreye burundu. Kandi iyo uzikoreye ntago ukenera bodyguard. Urumva zizakugira gute? Zakugira tegeza kugira aba bodyguard barinda umushumba. Ubundi ibintu byo mu isi kubera ko bishingiye ku buryarya, no ku kinyoma, biteye ubwoba. Ubundi umuntu ukomeye yakwiye kuba atagira aba bodyguard n'abamurinda n'abandi, kubera ko nyine ari umuntu mukunze, mwashyizeho mukunda, yego, ari urukundo rwanyu rwakoze ibyo bintu. Yarakwiye gutambuka bisanzwe ahantu muri, nta kibazo mufite, ahubwo munezerewe. Ariko kubera ko ari uburyarya nyine bwanyu, no kumushyiraho n'uburyarya,
bituma uwo muntu nawe abirinda, arabazi asa ubukome bwanyu azi ubukome bwanyu kubera iki? Ni uko ibintu byose bishingiye ku kinyoma nyine. Uretse ko nawe nge ntekereza ko nawe babizi neza ko nta kuri yabahaye. Niyo mpamvu nyine ikinyoma aba yarabahaye abatekereza ko cyamurimbura rimwe akaba yishinganishije cyane. Niyo mpamvu rero buriya ushobora kubona umuntu uvuga ngo arakomeye, utekereza ko akomeye, ariko ubuzima bwo buvuguruza ibindi bintu byose umuntu avuga. Uzabona umuntu ufite ibyo wowe wakwita byose washaka kugeraho, ariko ukabona afite agahinda kenda kumwica. Ukibaza se uyu muntu uko afite agahinda kandi ibyo yanashakaga kugeraho ari byo afite, we yagatewe n'iki? Ni ukubera iki? Ni uko ubuzima bwo nta kinyoma bugira. Iyo wicaye mu nzu iwawe buragukubita, buraguhonda, abantu badahari babona wowe umeze neza, ariko mu mutima urimo gukubitwa inkoni zitagira akagero. Ni ukubera ko ubuzima ntabwo umuntu ubwijijishaho. Rero dushobora guhura duseka, ariko mu mutima amerewe nabi. Ni ukuvuga ngo ubuzima nta muntu ubwijijishaho, kuko wowe ni wowe ubuzi ko ufite, ni wowe bumerera nabi. N'ubuzima gikristo rero inshuro nyinshi navuze ko dukunda gushaka kubwerekana ngo abantu babubone kuruta kububa. Nahoze ntekereza ukuntu ntashobora gutukana mu ruhame, umve ukuntu ikinyoma cyagiye kigakora ibintu bidasanzwe mu muntu. Ntashobora gutukana mu ruhame, ariko nkaba natuka umwana. Igitutsi kitashobora kuza mu ruhame ngo ntuke umuntu, ni gute umwana wanjye mutuka? Uriya muntu ni unzi neza, umudamu wanjye ni unzi neza, aranzi ubwo burakari bwanjye bumeze nk'ubwinshira, arabuzi neza. Yego, nuvuga ngo rero ubuzima urumva hari aho ugera ukabutwereka, ariko ubuzima nyakuri bukaza bukabivuguruza. Wagera ahantu hiherereye bukabivuguruza, kubera ko nyine ni ubwawe, ni wowe uzi agahinda kawe, ni wowe uzi imibabaro yawe, ni wowe uzi. Ibyo rero aho niho tuba dushaka kugera, kubera ko urumva Petero yigeze kwandika ikintu, avuga ikintu gikomeye cyane, n'ubu ndacyagitekerezaho. Mu rwandiko rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 4 aravuga ngo kononekara kose kwazanywe mu isi no kwifuza. Noneho iki kintu bita kwifuza ni inkomoko z'ibitekerezo byacu. Ni ukuvuga ngo ni umwuka w'inkomoko z'ibitekerezo byacu, kuko byononye kononekara kose kwavuye ku kwifuza. Kandi nk'uko tujya tubivuga mu byigisho byinshi, umuntu yifuje kuba nk'Imana, ariko kuba nk'Imana ntabwo ari ukuvuga ngo ndabyifuje ngo ngiye kugenda, ahubwo ibyo bintu biza mu buzima bwawe bwa buri munsi, ku buryo udashobora no kubivumbura ko ari cyo urimo ugira ushaka. Kononekara rero aravuga ngo kononekara kose kwazanywe mu isi no kwifuza. Ni ukuvuga ngo nahoze ndeba ko intekerezo zacu, umwuka w'intekerezo zacu, tutari twamenya Kristo, abantu batari bamumenya cyane, umwuka w'intekerezo zabo ushingiye ku kwifuza. Ariko nawe umaze kumumenya, ntago iyo udakomeje kuvumbura ko hari umuntu watanze ubuhamya, yagiye gukorera umurimo w'Imana, yari umusirikare, ni umuhinde. Noneho numva ibintu bibwoba, uyumvisha umuhamagaro w'Imana wo kuvuga ubutumwa bwiza cyane, aravuze nturi umusazi, ibyo bintu ubanza ahari koko warasaze. Aragenda ahera ku mafaranga yari afite kuri konti, ayaha abantu, kuri byo yizigamiye yose ayaha abantu, kubera ko Imana imamagaye. Aravuga ati rero niba koko ubuzima bw'Imana umve bushingiye ku buntu,
rw'Imana. Nindamuka mfite n'amafaranga yanjye nzayavuga ko ari ubuntu kandi ari amafaranga yanjye nizigamiye. Aravuga ati reka nyatange. Agenda agiye no gushaka umugore, aramuga ati rero ngiye ibintu byose nari mfite narabitanze, ngiye kugushaka, nuwemera turabana ariko Imana izatubeshaho. Kubera iki? Yarwanaga n'igitekerezo. Ubundi ubuzima bwose tubamo bwa buri munsi, bwose narabwitegereje tubamo bwa buri munsi, ubushingiye kuri icyo gitekerezo cyo kwifuza. Niwo mwuka ugenga ibitekerezo byacu, niwo mwuka ugenga utwara amarangamutima yacu, niwo mwuka ugenga amarangamutima yacu, niwo mwuka ugenga ibitekerezo byacu, niwo mwuka ugenga n'imyumvire yacu n'imigendere yacu n'imitekerereze yacu. Reka ntanga akagero. Adamu nagize ubwoba, turimo tubiganira n'umuntu, nagize ubwoba Adamu Eva Imana imumuremera, ntabwo yigeze abona amabuno ngo arebe amabere. Oya, yaravuze ngo akanakaramu ko mu mara yanjye n'igufa ryo mu magufa yanjye. Ni ukuvuga iki? Yamubonye nk'urugingo kubera ko ntarari kubera ko ntarari afite. Yamubonye nk'ubuzima bwe, sibyo? Ariko gushaka gushingiye ku irari, kononekara kwazanywe mu isi. Uvuga ngo ingwe impamvu zisenyuka nuko zishingiye ku irari. Kuko amaso yanjye yarebye undi mugore, sibyo? Ntabwo yabura kumwifuza kuko ubuzima bwanjye bushingiye ku kwifuza. Ubuzima bw'umuntu bushingiye ku kwifuza. Nibwo buzima tubamo buri munsi. Kubaka inzu, abana ujyana mu ishuri, buriya naje gusanga ibintu bituvuna mu buzima byose. Nyine nicyo gitekerezo kiyobora ibitekerezo byacu. Mbese tuyobowe no kwifuza, sibyo? Ku buryo nkura nicyo gituma wirarira ukajyana umwana mu ishuri ry'ibihumbi 100. Nta kindi. Kandi reka ikintu cyantangaje, ubwenge ntabwo babwigira mu ishuri, sibyo? Kuko abantu bakize sibo bize cyane. Oya. N'abantu bavumbura ibintu ntabwo baba babyize, nta muntu baba babyigishije. Oya, nyine afite ubwenge ni impano, ni do. Kandi buriya ikintu gitangaje, nta muntu udafite do, nta muntu udafite impano. Kandi buriya mu yawe uramutse uyivumbuye nawe usanga urexera. Ubu nkura ushobora kuvumbura ibintu wari kuba byo iyo cya gitekerezo cyo kononekara kitica ibintu byose kuri wowe, ugasanga wari kuba udasanzwe. Uvumbuye impano yawe ukavuga ati yewe data, iyo nza kubimenya iyo nza kumenya nyine muto, iyo impano bakayishyigikira, ubu mba ndahantu hadasanzwe. Kubera iki? Ariko kubera ko igitekerezo umwuka uyobora abantu, yego, ushingiye kuri icyo gitekerezo kononekara kose kwazanywe mu isi no kugira gute no kwifuza. Ushingiye ku kwifuza. Niwo mwuka uri behind y'ibintu byose, ku buryo uwo mwuka untera ubwoba, sibyo? Ku buryo no gukura ibi bya gikirisitu ni ubiyobora. Ku buryo no gukura ibi bintu bitwita gukura bya gikirisitu, nabwo uwo mwuka nabwo ugikora. Biteye ubwoba. Ku buryo gukurana none gushingira kuri uwo mwuka, ku buryo n'ibi bintu byose twiga by'ijambo ry'Imana, sibyo? Iyo utarebye neza n'ubundi cya gitekerezo cyo kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza kuko cyagiye mu marangamutima. Niyo mpamvu naje kubibona, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryo ridakosora cyane ibikorwa,
sibyo? Ahubwo riragenda rikagera kuri cya gitekerezo cyo kwifuza kugira ngo kirivuguruze, haze irindi hame mu buzima bwawe, hazamo ihame nyahame rivuguruza rya gitekerezo ibintu byose byubakiyeho. Naje gusanga ari nayo mpamvu yo kugeragezwa. Ibintu tuyigerageza, Imana nta kindi bishaka, nta kindi Imana ibishaka, ahubwo ibishaka kuvuguruza rya hame ryo kwifuza umuntu akoreramo, abamo, sibyo? Kubera ko ryononnye ibintu byose. Iryo hame rero iyo ritavuyeho, aho ngaho niho haba, niho Pawulo yavuze ngo muracyari abana kuko muyoborwa na kamere. Nta muntu ushobora kugira ishyari bitaturutse ku kwifuza, ntabwo bibaho. Iyo rero icyo gitekerezo tutagikize, niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana tujya tuvuga ngo ntabwo ribwira njyewe, ahubwo riba ribwira icyo gitekerezo, riba ribwira umuntu w'imbere muri njyewe wabyawe na Kristo, kugira ngo avuguruze icyo gitekerezo cy'ihame, yego, gishingiye ku kwifuza, cyatwaye amarangamutima yanjye, cyatwaye ibitekerezo byanjye, twatwaye n'ibyumviro byanjye. Noneho hazamo ihame ry'ukuri gushingiye ku rukundo, yego, ku buryo mba mbona Imana nk'uko yo indeba. Kuko burya n'Imana ngewe nyirebera mu ihame ryo kwifuza. Reka nguhe urugero. Ngewe niba ndi umwana w'Imana, sibyo, mvuga ko ndi umwana w'Imana, nkaba nta mafaranga mfite, sibyo, uwampa imbaraga zo gukura amafaranga mu isi, sibyo, ngifite nkiyoborwa na rya hame ryo kwifuza, wibwira ko byagenda gute? Nta nubwo ari ibyo gusa, ibintu nakora ntabwo ngenda nkagenda hejuru y'inyanja kugira ngo muze kundeba, kuko uyoborwa n'ihame ryo kononekara. Ni ukuri, mwanyizwa n'iki? Mwanyizwa na Mana ki? Ni ukuvuga ngo Imana y'ibishaka guhindura uko kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza, ariko ivuguruza ihame iryo umwuka wawe ushingiyeho, kuko rwose nusanga ubuzima bwacu naho bushingiye ku kwifuza. Ibi nibwo butuma tudashobora kunyurwa niyo bagwa amafaranga y'isi yose, bakatubwira bati abandi bose niwo uzajya batunga, nabwo byarangira utanyuzwe. Niyo baguha ibintu abantu bose batunze bose bakabiguha, ntushobora kunyurwa, kubera iryo hame ryo kwifuza hari ibintu by'ingenzi rizana, ku buryo iryo hame rizana kwikunda, kuko kononekara kuzana ikintu bita kwikunda. Iryo hame rizana ikintu bita ubwibone, yego, ku buryo mbese ibi bintu niho bishingiye aho hantu, ku buryo iyo hame umwuka wacu w'umuntu wa kimuntu wagiye ukangizwa n'icyo kintu, bisaba kugenda ugakosorwa muri uwo mwuka wanjye, hakajyamo irindi hame ry'ubumana. Ni nacyo Bibiliya burya iba yigisha. Twebwe iyo dushaka gukosora, sibyo, dukosora ibigaragara. Ni nayo mpamvu Yesu yakundaga kubwira abantu ngo mukunda kugaragara mu bantu, ngo nyamara imbere, sibyo, ari ibituro bisize ingwa. Ni ukubera iki? Iryo hame ryo kwigaragaza ku bantu, yonyine kwigaragaza ku bantu, sibyo, nta buriya. Reka nkubwize ukuri, nta muntu ukunda kugaragara nabi, abantu bose bakunda kugaragara neza, pe. Ku buryo iryo hame rifata Bibiliya, yego. Natangaye ejo umuntu yari arimo yigisha, nkumva ibintu arimo kubwira abandi, sinzi muri ADPR ahantu yari arimo yigisha, nkumva ibintu bihuze, uyu muntu azi ko ibi bintu arimo kuvuga nawe abigira. Ubu bwibone arimo kubuza abantu, arabizi. No, yarantangaje, wumve, yarimo kuvuga ngo yiga muri segonderi, ngo umwarimu ngo yambwiye ngo natamuha ihene niba ari inkoko, ngo azamuha amanota make mu rusengero, ngo azamuha amanota make mu kizamini, ngo ku buryo ngo kandi yatsindwaga fizike ngo n'imibare, ngo n'uyu yongeyeho icyongereza ngo yahita asibira, sibyo.
noneho ngo aragenda ahita abwira Imana, wumve ryahame, ngo aragenda ahita abwira Imana ngo iki kizamini nzagitsinda, ngo kandi mpise nanamwirukana mu Rwanda, uyu muntu ngo yari umukongomani, ngo kandi uyu muntu mpise mwirukana no mu Rwanda. none arimo kubwira abantu ngo ubwo bwibone bwawe ngo urabureba, uyu muntu niki cyamuhumya amaso ngo arebe ko abo bantu, niki cyamuhumura amaso ngo arebe ko abo bantu arimo kubwira ari urimo kwivuga, kuko ibyo bintu urimo kubwira abandi niwe byo nawe wirirwamo. Urashaka gukiza umuntu agahinda nawe ukagira urashaka gukiza umuntu, ni Paulo yarabibwiye n'Abaroma, arimo kubwira Abayuda ati wigisha ubwira umuntu kwiba nawe ukabikora, ubuze umuntu kurarikira nawe ukararikira, ubwo urushywa n'iki? Ni kubera iki? Ihame ry'ubuzima wa mwuka wo kwifuza iyo ridahindutse, yego, kuko niho hari gukura. Kambabwire iki kintu cyo gukura ukava ugashifitinga uva mu bwana ujya mu bukuru gishingiye guhinduka kuri iryo hame. Paulo aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso, ngo ahubwo dukirana amasomo, kuko niho tugiye kujya. Tugiye kukwinjira ku gukura, tuzavugaho igihe kirekire nabyo Imana nibishaka. Nsigaye ntinya no gufata decision mu buzima busanzwe kugira ngo bitaba bishingiye kuri icyo kintu, kuko naje gusanga ari cyo gishingiyeho business, ari cyo gishingiyeho ibintu byose. Uburyo na business uyikoroka ikanga, kandi kubera iryo hame yanze guhinduka, kandi kubera ko umwana w'Imana ibirimo kukwigisha ukora business ikanga, kubera ko ishaka kukubwira ko iryo hame ry'ubuzima ari cyo kibamo ry'abantu. Uracyaba mu bintu by'abantu, sibyo? Bya kimuntu rishingiye kuri rya hame, ku buryo Imana ibintu byose ukoze hari n'igihe ivuguruza iyo migambi kugira ngo umenye neza noneho kukwiye kujya mu mugambi w'Imana, kuko uri uwo mu bwami nyine. Ntago wakorera mu bwami bw'uburyo bubiri, uri uwo mu bwami bw'Imana. Reka wumve mu Befeso mu gice cya 6 duhere ku murongo w'10, ndagira ngo wumve ihame ryo gukura ahantu rishingiye. Ndashaka kuri kumvisha kugira ngo ubanze uryumve neza, ureke kujya ubwira abantu ngo nimukure kandi nawe wenda natwe ariho tukibereye ari uko natwe twimereye. Aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu Mwana no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Niki? N'uburiganya bwa Satani. Iyo hajemo ikintu bita kuriganya, ujye ugira ubwoba, kuko kuriganya gushobora kuza umuntu yije kukuriganya ntashobora kuza ameze nabi. Ngiye nshatse kukurigana no gushyiramo ikositimu nkiyogoshesha nkaza asa neza, nakuriganya. Ngo ishusho ya Satani ahantu itereye ubwoba ni iki kintu kivuga ngo n'uburiganya. Abantu bazi Satani nabi n'ukuntu aza, ku buryo aza mu buriganya ariko abantu ntibabimenye, kandi akabatwara kubera ko yaje mu buriganya. Kuriganya ni ukwihindura, no kwihinduranya. Bibiliya iravuga ngo asa na marayika w'umucyo, ntabwo azora umwijima, ayigize marayika w'umucyo. Yigize nubwo atari umucyo, ariko aza yigize marayika w'umucyo. Ngumve rero, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe n'iki? N'uburiganya bwa Satani. Yego, ndaza kuhasoma kuri cyo ibyo mugomba kuba mufite, kuko tuzabikomerezaho. Ariko iki kintu cyumve neza. Ubundi ubuzima bwo kunesha, kuko aribwo twabonye ko umusore abamo, sibyo? Bushingiye kuki? Icya mbere bujya bushingiye ku kumenya wo mu Rwanda, kuko Paulo aravuga, yandikiye Timoteyo aramubwira ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, narangije byose.
ni iki yarwanaga nabyo? Twebwe iyo turwana kubera ko tuba tuyobowe na cya gitekerezo cyo kwifuza, sibyo? Turwana n'ibigaragara, kandi icyo gitekerezo cyo kwifuza aricyo kirimo kubikora. Kirimo kubikora kubera iki? Ahantu hari ukwifuza ntashobora kuba urukundo. Ntushobora gukunda urukundo ntirushobora kuza igitekerezo cyo kwifuza kigutwara, ntibibaho. Niba dushaka impinduka by'ubuzima bwa gikirisitu, ni uko Imana ijyaho ngaho igahindura icyo gitereko cy'imitekerereze yacu, cy'amarangamutima yacu, cy'ibyiyumviro byacu. Niba koko gukura ariho kuri, ni ukuvuga ngo naho bigenda guhinduka. Kuko Bibiliya iravuze ngo ndabandikiye basore kuko mwanesheje wa mubi. Mu Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 13 uze kwasoma. Ntabwo nshaka gusoma ibintu byinshi ariko ni kwanditse. Ndabandikiye namwe basore kuko mwanesheje wa mubi. Ntushobora kurwana rero, ntushobora kunesha umuntu utazi uwo ari we. Buriya twirukira gufata cya gitekerezo cya kindi kiyobora ibitekerezo byacu, yego, wa mwuka w'ibitekerezo byacu akaba ari wo dushaka kwambika, akaba ari wo dushaka kwambika intwaro z'umwuka. Umve ko akaba ari wo dushaka kwambika intwaro z'umwuka. Kandi ntabwo twe dukirana, niko avuze, n'ibifite umubiri n'amaraso, ngo ahubwo dukirana n'abatware n'abategeka b'isi y'umwijima, ngo n'imyuka y'ahantu ho mu kirere ho mu ijuru. Iyo rero utazi ko iki kintu cyitwa kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza ari cyo gitwara sisiteme y'ibiriho byose, uyibamo uvunika, yego, kandi ukavunikana n'abo wabwiraga kuruhuka. Isabato iyo bigeze mu gakiza no gukiranuka turayibona, ariko iyo bigeze mu buzima busanzwe ugira agahinda nk'abandi. Uraremererwa nk'abandi, uriheba nk'abandi. Ni ukubera iki? Ubuzima si amagambo. Ubuzima ni uguhinduka ku gitekerezo gitwara ibintu byawe, gitwara amarangamutima yawe, gitwara ibitekerezo byawe, gitwara ni uguhinduka k'umwuka. Ni uguhinduka k'umwuka. Iyo uwo mwuka udahindutse, ndakubwiza ukuri kwera kwa Kirisitu. Uzi ko umuntu, Bibiliya iravuga ngo, itanga urugero kavuga ngo niyo navuga indimi z'abantu cyangwa ngatanga ibyanjye, kandi nivugire gutanga ibyanjye. Ni gute umuntu atanga ibyo adafite urukundo? Ni uko ari cya gitekerezo kiyoboye cyo kwifuza. Kuko Pawulo avugamo akantu gakomeye cyane nakagezeho ndagatindaho ngira ubwoba. Karavuga ngo niyo navuga indimi z'abantu ngo ntacyo mba ndicyo. Ako kantu kane ubwoba. Ntacyo mba ndicyo. Ugira icyuba cyo ugitewe n'urukundo. Kandi urukundo bashobora kuruvugira muri icyo gitekerezo mu kwifuza. Kononekara kose kwazana no kwifuza ushobora kuvugira muri urukundo. Nose za kuruwaje ntizibaho. Abantu se ntibirwa bafasha abandi, ariko ibyo bintu aravuze ngo niyo natanga ibyanjye, nanjye ubwanjye nkitanga ngo ntwikwe. Ibyo bintu biteye ubwoba. Nanjye ubwanjye nkitanga ngo ntwikwe, ngo ariko singira urukundo. Gute? Nuko icyo ndicyo niyo nkomoko y'ibitekerezo byanjye, niyo nkomoko y'amarangamutima yanjye, niyo nkomoko. Urukundo ni kamere, urumva? Si ibikorwa, si ukuvuga, ahubwo urukundo ni kamere. Rero iyo bidahindutse ngo bihindukiraho, kuko tudakirana n'abafite amaraso, dukirana n'iki? Wenda ariko ari naho nza kurangiriza kugira ngo nzakomerezeho noneho mvuga uburyo bwo kunesha n'intambwe zo umuntu ageraho ngo aneshe, n'ibyo umuntu akora kugira ngo impambe nibiba mu buzima bw'umuntu kugira ngo aneshe. Ubu ndimo kubivuga, ariko kugira ngo umuntu aneshe ibiba ni ukwisobanukirwa, ugasobanukirwa igitekerezo kitwara ibintu byawe ni ikihe. Ni igitekerezo cy'urukundo kiva ku mwuka, kwizera gukorera mu rukundo, cyangwa ni igitekerezo cyo kwifuza kononeka? Kuko yavuze ngo abakamere, abana aba bari abakamere. Kamere ni igitekerezo cyo kwifuza, yego, ni umwuka, kuko niho kamere niyo nkomoko y'ibitekerezo byacu.
niyo nkomoko y'amarangamutima yacu. Nicyo nshaka kuvuga. Tunesha iki rero? Yavuze ngo uwo dukirana ni Satani. Kandi ubundi wumva ikintu gitangaje, Satani ngo mwanesheje wa mubi. Ubundi ijambo ry'Imana riteye ubwoba, nkuroza ukuntu riteye ubwoba, ni uko ahantu hamwe handitse ko yamunesheje. Sibyo se? Siko havuga muri Matayo, bambe muri Yohana igice cya 16 havuga ko Satani ntabaho, Imana yamunesheje. Imugaruye ite hano? Sibyo se? Aba bantu babiri wagira ngo baravuguruzanya. Ariko ikintu gitangaje ni uko kwemera ko atabaho, yego, ntago ari amagambo, urumva, ntago ari kubivuga, ahubwo ni urugendo rw'ubuzima. Ngiye nshobora gusoma muri Yohana kavuga ati Satani ntabaho, mugakubitana ku buzima se bubivuguruza. Ariko koko kugenda wemera ko atabaho ni urugendo rw'ubuzima. Ubu dushobora kuba twarakijijwe, twarakiriye agakiza twese twera, umuntu agashyira ikintu hariya atukirenga, yego, arahumana, bamwe bagasubira inyuma, yego, abandi bakambuka. Bamwe baravuga ngo Satani ntabaho, abandi baramubona. Ni iki Pawulo arimo kuvuga? Kuko ibyo bintu ntago bivugwa ahubwo bipimishwa ubuzima. Kuko niba atabaho bipimisha ubuzima, ntago tubivuga. Kuko ni igitekerezo cy'ijambo ry'Imana ko atabaho, ariko biza mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Kandi kuko nibyo nuko bikora. Sibyo? Iyo tuvuga ngo Imana yaciriyeho kamere ku iteka, sibyo? Ni ukuvuga biba bivuze ngo iki? Biba bivuze ngo iyo nzira ya kamere ntikora. Ntago bivuze umuntu kuyinyuramo, ariko ntishobora kubyara rezilita, nicyo biba bivuze. Oriya rero kwirirwa ujya kuyinyuramo ushaka mo rezilita, Imana yavuze ngo yayiciriyeho iteka. Ni ukuvuga ngo kuyiciraho iteka si uvuga ko abantu batayinyuramo, bayinyuramo ariko ntibabone rezilita. Kuvuga ngo Imana yavuze ngo iyi nzira ntigera aho igomba kugera, ariko abantu ntibabura kuyinyuramo. Nicyo bishatse kuvuga. Rero yavuze ngo turarwana n'iki? Kamere ibyo nsoma natangajwe n'ubu buriganya bwa Satani uburyo buza. Aravuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka b'isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Reka dusome bino bintu ngumva icyo ari cyo, ari nabyo nari ndimo kuvuga. Ahangaha mu Efeso mu gice cya 3 cya 2 nako ndaza gusoma no mu Bakolosayi, nenda kugana ku musozo kugira ngo menye burimo kurwana nabo n'uburyo mu gukura icyo urwanisha kugira ngo ukure. Aravuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Umva ikintu cya mbere, ikintu giteye ubwoba. Ibyo mwagenderagamo kera ni iki? Mukurikiza imigenzo. Ni ukuvuga ngo ibintu tugwana nabyo bya mbere ni imigenzo y'isi. Uwo ni umwuka uko abantu bagenza. Umva ukuntu ibintu biteye ubwoba nkura. Ni imigenzo y'isi, ni uko abantu bagenza. Tubigisha ukuri kwa Kristo wera, uko bagenza si kugenza. Murokora unyumva, mu Kristo wera watunganijwe n'Imana, uko abantu imigenzo y'isi, uko abantu b'isi bagenza, ntabwo ariko tugenza. Nkura uko bashaka amafaranga siko tuyashaka, uko bubahiriza ibintu siko tubyubahiriza. Icyo rero ningo nicyo dukwiye kurwana nacyo.
niba ari ikintu abantu bavuga ngo ni ugukura ariko nasanze giteye ubwoba, ni ahantu Pawulo yavuze ngo ndabandikiye basore kuko mwanesheje wa mubi. Aravuze ngo mukurikiza imigenzo y'isi, ni ukuvuga ngo mwanesheje. Reka wumve rero ko nubwo umuntu yakwizera ashobora gukomeza kuyikurikiza. Yego Pawulo yandikira Abakolosayi kuko icyo gitekerezo cyapfuye, kuki mukomeza. Arababwira ngo umve, hari ibintu bisekeje. Aravuga ngo aravuga umurongo 20 igice cya 2. Aravuga ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'ibyisi. Wumve koko twapfanye na Kristo, sibyo? Kandi twapfuye ku migenzereze ya mbere y'ibyisi, wa mwuka, sibyo? Ariko aravuze ngo ni iki gituma mwemera kuyoborwa n'amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi? Wabyumvise? Koko mwapfanye na Kristo, mwishimiye ko mwapfanye nawe. Urumva urugendo rwo gukura, urugendo rwo kubwana ni ukwishimira ko wapfanye na Kristo. Ariko urugendo rwo kubaho ni ukutangira kuyoborwa n'iyo mihango y'isi. Urumva ibyo bintu? Kuko tudakirana n'ibindi, ahubwo dukirana n'imihango y'isi, uko isi igenza ibintu. Niba hari ikintu nagezeho nkavuga nti ndi umwana ngiki, imigenzo y'isi. Aravuga ngo koko ibyo bisa naho biri iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigira nk'abicisha bugufi, bigwa mu by'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato kurwanya irari ry'umubiri. Uko abantu bagenza mu kurwanya irari ry'umubiri niko nawe ugira gute ugenza. Ni ukuri. Ubwo rero ntabwo dukirana, aho ni ahambere. Aka kabiri turwana nako, niba dushaka kunesha tugomba kumenya aho turwana. Aka kabiri aravuga ngo mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we nk'uko ukorera mu batumvira. Mugakurikiza umwami utegeka ikirere nk'uko twabisomye hariya hirya, kuko tutarwana n'abatware b'isi n'abategeka b'isi, n'abategeka b'isi. Yego, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, uwo mwuka ngo kwitwa ari wo mwuka ukorera mu batumvira, kandi natwe twese twahoze muri bo. Umva rero ikintu gitangaje, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Ni ukuvuga ngo wa mwuka ukorera mu batumvira, wa mwami utegeka ikirere ni kamere. Ariko igitangaje kuri kamere, ikintu cyanteye ubwoba, kamere ukuntu yihisha iteye ubwoba. Yesu yaravuze ngo ubwami ntubushobora kwirwanya, ariko kamere irirwanya. Icyo kintu giteye ubwoba, irimo kujijisha. Kamere irirwanya, irimo kujijisha. None se nkubaze, hari umuntu udashaka kuba mwiza? Yego, none se icyo gitekerezo kiba kivuye cyo kuba mwiza? Ntabwo kiba kivuye kuri kamere. None se iyo umuntu arimo kwigira mwiza imbere y'abantu, nka bya bindi nahoze mvuga ukuntu umuntu atuko abana mu rugo, tukabana mu rugo kandi mu ruhame tutashobora gutukana, sibyo? Iyo umuntu arimo yigira atyo, ni iki kiba kirimo kubikora? None se kamere kwiza mu buryo bw'umucyo, urumva siko yavuze ngo Satani aza uwo mwuka ukora mu batumvira uza mu rwego rw'umucyo? Ko ari kabutindi, ntabwo ari iyobora amadini yose. Ntabwo uwo mwuka ari w'amadini yubakiyeho. Ashaka kuba warabugiye mu idini ngombe barigisha kuba mubi. Hari na rimwe wari wajyamo n'ishaka ry'abahindu n'ishaka ry'abaki, hari na rimwe wari wajyamo. Ni iki kirimo kubikora? Ni umwuka ukorera mu batumvira, ariwo kamere. Kamere rero ni cya gitekerezo bita kwifuza, kuko nicyo cyononnye
ibintu byose. Kwifuza rero iyo bita kamere, niwo mwuka witwa kamere, niwe mwuka ukorera mu batumvira bifuje kuba nk'Imana. Nibyo bibatwara, nibyo abantu bashingiraho amadini. Umve ukuntu kamere iteye ubwoba. Ntago dukira. Noneho Bibiliya yarantangaje mu Bagalatiya mu gice cya 5 iravuga ngo niba tuyoborwa n'umwuka, nituba tugitwarwa n'amategeko. Ibyo bintu byanteye ubwoba. Kubera iki? Kuko kamere ikoresha amategeko, urumva, ishaka kuba mwiza, ishaka kuba mwiza. Wumvise icyo kintu? Kamere ikoresha amategeko ishaka kuba mwiza, nyamara kwifuza gukoresha amategeko, urumva, kugira ngo ube mwiza, nyamara birimo gukorwa n'icyo cyifuzo bita kwifuza. Niho hatereye ubwoba, niho kamere zayigeze marayika w'umucyo. Yego, ku buryo ari majorite y'ibintu abantu bakora. Naje gusanga ikimvuna mu buzima, ubuzima bundemereye kuvunika, bitorwa no kwifuza kwanjye no kwifuza kwa uwo turi kumwe twese batubangose. Navuga ngo ubuzima bwanjye kora ko bushingiye ku kwifuza, tuzakora ducuranwa. Yego, nta kindi dukora, twikunde, yego, twirundanyeho ku buryo ubwo buzima aribwo twirirwa tubamo. Noneho twabibura ibintu rero, ibintu twabibura, umwe yaducura akaba agize kujya kubera kwikunda cyane, akabara bishikuje araducuza. Yego, tugasigara tumwanga, tugasigara twangana. Yaducuze kandi nawe ariko se ko nawe ari kwikunda, kandi natwe ari kwikunda kutuyoboye, twese tuyoboye n'ikitekerezo kimwe. Yaturushije rero ububingo. Nibyo biyobora ubwenge twita ubwenge busanzwe abantu bakoresha ngo bashaka ibintu, biyoborwa no kwifuza. Nicyo dukoresha, niho ducururiza, niho twigishiriza abana, niho turira, niho twambarira. Mbese ibintu bituvuna mu isi bishingiye kuri icyo gitekerezo. Imana rero ivuga ngo cyangwa Imana n'urukundo, uzwi dusanga naho hantu, sibyo, ikahaturwariza. Uri kuzi ikintu cyantangaje, Imana yagushije imvura. Ubundi umuntu amaze kuva mu Edeni, muri Edeni uzasome kuntu havuga, haravuga ngo ikime ngo cyaneteshaga ingobyi. Ni ukuvuga ngo muri Edeni ikintu gitangaje, nta mvura yahagwaga, ahubwo ngo ikime cyaneteshaga ingobyi, nicyo cyezaga imyaka. Reka rero umuntu ave, imvura iraza. Buriya imvura Imana yayitanze kubw'urukundo rwinshi, kuko yabonaga inzara izatumara. Twononekaye ariko iradukunda. Njya nkunda kubwira abantu, kumwirukana mu Edeni birimo urukundo rutagira akagero. Yego, kuko yari kurimbuka. Iyo arya ngo ku giti cy'ubugingo, yari kubaho iteka ryose ryo. Gupfa rero, urumva, ruriya rupfu rwashoboraga gucungurwa. Haleluya, rwashoboraga gucungurwa. Ariko igitangaje muvandimwe, nuko Imana yamusanze naho hantu. Uzuko Imana idusanga no muri icyo gitekerezo cyo kwifuza kwacu, urumva, ikadufashirizamo kubera urukundo rwinshi igira. Biratangaje, byanteye ubwoba, biratangaje. Nicyo gitekerezo cyacu kwifuza ni ukuri, irihangana ikamanuka ikabana natwe. Wumve, ni urukundo rutagira akagero. Iyo bitaba gutyo, igakuraho protection, iduproteje kuri icyo kintu. Ni ukuvuga rero ngo icyo gitekerezo bita kamere cyo kwifuza, sibyo, ni cy'abantu bakoreramo, ni nacyo abantu bifuza gukuriramo.
y'abantu bifuza gukura naho, nyamara ntibashaka guhinduka aho inkomoko y'imitekerereze yabo iri. Buriya n'ikimana birimo kuvuga, iyo twigisha urukundo, yego, ibirimo kutwigisha guhindura inkomoko y'imitekerereze yacu. Ku buryo iyo inkomoko y'imitekerereze yacu ihindutse, yego, tubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Tuvuga ibintu nk'uko Imana ibivuga, duhamya ibintu nk'uko Imana ibihamya. Niyo mpamvu nkunda gutanga akagero nkavuga ngo reba kuntu watinyutse mu gitondo nkuranga ukemeza ukabwira abantu ngo ndi umukiranutsi nk'uko Imana iri, yego, kandi atari uko utareba ko ufite ibibi, yego. Byageze gute kugira ngo iyo conviction ize? Uwo mwuka rero wabikoze gutyo, n'ubundi abashaka gukora gutyo, kuko uwo mwuka wahamije icyo kintu wari umwuka w'urukundo, yego. Bavuga ngo ubwo Imana ihamya ko ari ukundi ku mugaragaro, umwuka w'urukundo aragenda. Wari wabyuka mu gitondo se ngo wumve ngo ntabwo uri umukiranutsi? Umva ukuntu byahamije rero, kuntu byagiye bikaba kashe. Niko n'ibindi, iyo progression yo gukura bundi ni nako igomba gukorwa, nuko ahindura, yego, nuko ahindura inkomoko y'ibitekerezo byacu, agahamyamo iyo kamere y'ubumana y'urukundo, yego. Ku buryo inkomoko z'ibitekerezo byacu, ibitekerezo byacu biba bivoma bikomoka mu rukundo. Ndakubwiza ukuri, byakiza amarangamutima yacu, byakiza imitekerereze yacu n'ibyiyumviro byacu, ariko tutazi uwo turwana nawe n'uburyo yigira, sibyo? N'uburyo yigira ntidushobora kumenya nuko tunesha. Ubutaha rero, reka nsoreza, ubutaha rero tuzavuga noneho uburyo tunesha, icyo tunesheje n'ibyo tunesha. Tuzahera ku byo tunesha. Uzi ko Bibiliya ivuga mu rwandiko rwa Yohana, ari naho nsoreza mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2. Umve ari ibintu dusoma ariko tukigendera, ariko biba bikomeye. Aravuga ngo ntimugakunde ibyiza. Arawe ibi ni ukubisoma tutabikunda. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese niko kuri muri we. Ibi ni ukubisoma, ariko iyo biza muri application y'ubuzima bikaba ubuzima, biba ari ikindi. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ikiri mu isi ryose ni irari ry'umubiri, ikiri mu isi ryose ni irari ry'amaso, bikomoka ku kwifuza. Irari rikomoka ku kwifuza, yego. Aravuga ngo cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bikomoka mu isi, kandi isi irashyirana no kwifuza kwayo. Ariko ukora ibyo Imana ishaka azavuga iteka ryose. Aya magambo tuzayaheraho, kuko aharimo kuvuga ngo ndabandikiye basore kuko mwanesheje wa mubi. Ndabandikiye buriya counseling, soreze kuri kano kantu, buriya counseling yose iba mu kwifuza, n'ubundi bakubwira mu kwifuza. Umwuka rero w'intekerezo utahindutse, n'abakansera bakorera ubusa, n'ibintu byose ukora n'ubusa, kuko ubu ugomba guhinduka umwuka w'ibitekerezo byawe, aho ibitekerezo byawe, inkomoko y'ibitekerezo byawe aho biva. Kuko n'ubwenge busanzwe bwo mu ishuri, sibyo? Yego, twabworiyanse bitewe n'inkomoko y'ibitekerezo byawe. Ndabeshya? No mu ishuri ujya kwiga inkomoko y'ibitekerezo byawe ari ukwifuza. Uko kwifuza rero gutuma no mu ishuri tutamenya, gutuma tuyiga n'ibitari byo. Mbese ubundi ukurikije ubuntu nkura bw'Imana, ukuntu Imana yaremye ibintu byose yarangiza ikarema umuntu nyuma, n'ukuntu umuntu ibyo bintu byose yabitesheje agaciro, sibyo? Biba biteye ubwoba. Uzi ko natekereje ukuntu umuntu Imana yagiye igashyira zahabu mu butaka, sibyo? Ariko tukirirwa tuyirwanira. Ninde wayishyizemo muri twe?
wabiremye ninde washyize ibintu byose biriho ariko ibyo bintu byose kubera byahinduye mu gitekerezo cyo kwifuza byahindutse bitwangiza buri intambara zose ziba mu isi zitezwa no kwangirika kwazanywe no kugira gute no kwifuza iyo rero tavumbuye buri ijambo ry'Imana niba ndimo tubwira guhindura inkomoko y'ibitekerezo byacu nta kindi mugubwe neza rero mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen. Abanyamahanga bararangiye